abantu. Ikiri nubwo ndi pasiteri mvugisha ukuri nk'uko kuri, kuko natumwe n'Imana ntatumwe n'umwana w'umuntu. Nivugire hoteli kuko wacu twarayubatse, dufite Odove hoteli ngo yatwaye miliyari 2. Nawe munyumvire, watekereza abakene bari mu itoro batageraho bakinga umutwe, uhita wibaza ngo ari kubundi turubaka ubwami bw'Imana cyangwa turubaka ubwami bwacu? Nabugingo n'ubu niko biri, nabugingo n'ubu ngubu niko biri. Ntibyagutangaza ko represent agomba kugenda muri V8 igura muri miliyoni 80, nta na miliyoni yasohotse ngo ujye gufasha umukene n'umushoro, ngo ujye kubakira umukene uciriritse wifitiye akanuka kabanza hano mu cyaro ibihumbi 500 bimwubakiye inzu agakingamo umutwe, kuko na amabati makeya na amatafari makeya ukayitunganya akabona aho akinga umutwe. Hanyuma igisigaye ni protokole n'ubwibone, nibyo bidutandukanye. Noneho umuntu akanibona mu bitari ibye. Ntabwo mbuje abantu kugura amaVW abafite amafaranga yabo rwose bagende bazigure, birakwiye nta nicyo bitwaye. Ariko none tekereza kugura V8 mu mafaranga yagafashijwe abakene, mu mafaranga yakazamuye umushonje. Mu yandi magambo nuko umugenda hejuru. Niko tubayeho mu matorero atandukanye, nuko tubayeho. Uzasanga aba representa abanyira amatorero bayashinze bazarushanwa kubaka insengero z'ibitabashwa, barushanwe kugura imodoka zihenze, ntabwo bazigera barushanwa mu gufasha abakene kwita kwa babaye. Ni itorero rya mbere nka mushonje wabagamo. Ariko nyamara reka mbabwire, hazagira unyarukira iwacu muri ADPR ajye ku rusengero rwa Nyarugenge. Nibyo koko n'urusengero rw'abakirare b'urusengero ruhuzuye ukuntu rungana. Nabo bazabanze bibaze ngo ariko mu rusengero rusa rutya nta bakristo dufite baburara. Nababwira ngo ni pastor, nanjye ni kenshi nabikoze, ariko kandi kenshi na kenshi nkaza gusanga ko birimo kwibeye. Nta munsi numwe nashobora kurangiza iteraniro ntiyabwiye abantu yuko icyacuma ari itegeko ry'Imana ntako narangiza nkibagirwa ko cy'ubwacyo kidaheje umuntu ubugingo. Ariko mu materaniro yose n'ikigisho cy'abakigishijwe cyose tuzasoza mu matangazo tubwira abantu yuko icyacumi n'amaturo ari ngombwa, tubabwira ngo nibabizane. Iby'ukuri ntabwo ndimo kubirwanya, ahubwo nigeze kumanura umwana ku ruhimbi yagiye kuririmba yambaye ipantaro ishwanyaguye imbere bita deshire w'umujene. Urumva umuntu ugiye kuririmba ku ruhimbi ni umuvuga butumwa, arazamukanye n'abandi muri korari yambaye mwene ya pantaro ishwanyaguye imbere deshire. Noneho ndamumanura, naramubonye mubona yanagezeyo birantangaza, bwira ushinzwe amakorari ngo namubwire, amubwiye arasuzugura. Ndahaguruka nka pasiteri ndazenguruka nca umuryango nyuma, ndamubwira ngo nasohoka nsange hanze. Arasohoka nsanga hanze, amaze kunsanga hanze ndamubwira ngo icyo wambaye ni iki? Arambwira ngo ni ipantaro. Iyi ni ipantaro y'umuvuga butumwa za ku ruhimbi. Ngo ariko ngo ndito ni ipantaro. Ndamubwira no ntabwo usubira muri korari. Ngo ndabuzwa n'iki? Ngo ndasubiramo. Ntikarabaye. Byabyaye intambara ku mudugudu. Kubera iki? Ngo se uwo mwana no umunyamafaranga. Icyo cyonye ise koko ngo yagiraga amafaranga, agira imashini bibaza, agira ibiki. Byabyaye intambara no muri korari kugeza ubwo bampaye imitasiyo bamvana kuri uwo mudugudu. Uwo ni ukuvuga ngo guhagarika umwana w'umukire byagomba kugabanya icyacumi n'amaturo bitangwa ku rusengero. Kubera iki? Wa mukire yarakaye, koko ise yararakaye ngo namusoreye umwana, niho intambara zavuye. Ubwo yagabanije gutanga icyacumi, itorero rirahomba, business irahomba. Munyumvire namwe icyo twita icyacumi n'amaturo mu nsengero biteye isoni n'ikimwaro. By'ukuri ndagira ngo mbabwire bene data, buri ikintu cya mbere kitubuza ubukristo bufite imbaraga ni urukingo rw'idini. Hari ibintu dukeneye guhindura mu itorero. Mumbabarire kujya mbivuga, iyo umuntu ashaje abona byinshi atabonaga akiri muto. Twasize inkomere ku muhanda tujya kwambara amakanzu. Dusengesha ababyeyi batanga ibya 10 n'amaturo, twubaka insengero nziza, tugura amamodoka meza, dusengesha abantu bafite abana bagwingiye, dusengesha abakristo batagira mitiweli, dusengesha abakristo batagira na toilette mu rugo, dusengesha. Ibi bintu bikwiriye guhinduka, noneho tukabidini Yesu yashakaga. Kuko ubundi ibyo twakoze ntabwo ari ibya Yesu, mu byemere cyangwa mwe kubyemera. Umuntu araza akabatizwa ari uruhinja, agakura atazi Yesu, yagera ku myaka 14 tukamukomeza nta Yesu yakiriye, tugahita tumushyira no kwigaburo ryera, nta Yesu afite. Noneho uko akuriye muri icyo kintu, imihango y'idini yose akayimenya, ndetse kubera ko yagiye no muri Sunday school agafata Bibiliya mu mutwe, wavuga imirongo ya Bibiliya ugasanga arayikurusha. Kwa uretse ko kuvuga imirongo ya Bibiliya nkaba mbona ubuzima bwawe butandukanye n'ibyo Bibiliya ivuga. Ariko genda umwangirikani, genda umugaturika, genda umupantekote. Kwa uretse Yesu yigeze kugira umupantekote, yigeze kugira umwangirikani, yigeze kugira umumetodiste. Aya mazina yose twitwa nta na rimwe Yesu yasize ku isi.
umwanzi w'ubugingo wa mbere ni idini. Kubera yuko idini muze kubyumva neza, ariko ntimuze kubyitiranya n'amazina y'itorero.